kamwakitingira hano rero wigize nk'inda nk'akaraya gira nk'akaraya ubwo si wabindaya gute ufite ubwanwa mani wabindaya gute hari uko bugiraga ubwanwa ufite ubusa nabo uriho ibyo nkubwira kunyica amagara ganje wareka kuyasesekaza umera nk'ugiye kwiga mu mahanga si ugiye kwiga mu mahanga uravuga ngo muzakinde batazagira ugikoraho iyo ageze iwe agahaha akagura n'umugabo we iyo ugiye kwiga mu mahanga umugabo we ntabwo yishima ubwira abaturanyi ngo muzakinde batazagira ugikoraho igihugu uravuga ngo ndayijyanye ngo nzayigarura uko nayijyanye igihugu mboro cyangwa ego mana yaremye abantu ariko ni mama w'abapampe koko si inyarwanda se mvuze ari icyongereza kirimo abavuze wenda nk'ikilatini ariko nawe bari gushyiramo sirenge wenda ukavuga wenda muri za sirenge kabanda wenda akavuga n'ipoto akavuga ipoto niko muyita wapi cyangwa se agafata n'itiyo ego mama w'abapampe ngo arangica mu maga uyivuze mu zina so mwabakobwa mwitondere uduhungu tw'i Kigali dutuye hano uko hari agahungu kavayo i Kigali kaje kubabinda mwebwe kavuga ati ningeramo cyane umwana wo kwa runaka kandi umwana wabindaga kugira atinyaho reba none ko ufite ubwenge umuhungu akaza akakubinda umugani wa yaka nese nyogoye kubinda kwe kubinda no kugira gutenya ngoye ni umwana batwikiraga urutambaro ruzengurutse kuca rukaza rukazenguruka ku buryo naje kunya aranyamo ariko akabariro ntago kazi inyogo akabariro se ewana ntabwo nkazi genzi ko ari uruzitiro tu waretse nkakakwigisha kambwire tu zakakwigisha nozi Kigali nkakwigisha nonaha oya uzakambwira ari cyo nawe ubundi ushaka gateruye rangaha umanuka uri gutera metero uyu hano utera metero ugafata indi ukamanuka gutya ugafata ibiri ugafata itatu ugenda gutya ugafata itanu wabonye gutera akabariro kagera gatera zingahe bakakumara ubu niyo ushatse utera hano ukagarukira we mama w'abapampe we Yes, reka mbasuhuze nanone reka nabifurize ibyiza bitavangiye mbifuriza umwaka mushya muhire mbifuriza gutangira 2022 muryoshye bumeze neza muzira ibyago akaba afite ibibazo bitandukanye by'ubuzima ndabihanganishije kuko ubuzima niko bumeze uyu munsi bumeze neza ejo bikanga umunsi waba bimeze nabi ejo nyine ugasanga biraryoshye aka kanya nababwira ko ni umunsi udasanzwe ni umunsi w'ibyishimo ni umunsi w'agatangaza nubwo hano hantu duhagaze hari imbeho yakamwana yakonje nkuko bigaragara ariko hari umusore hano bita inyogoye we ntajya konje shwi rwose cyane rwose hanyuma uyu munsi dufite combination y'abantu batatu kandi badasanzwe bafite amazina akomeye cyane hano mu Rwanda ariko si ubu ninde ufite iremere cyane ndaza kureba ariko uno mugabo hagati sha mu mwubahe uno mugabo bitayaka mwese mwamusanze nubwo bakurirwa bakompeta kuko nge maze kuri entertainment maze imyaka 3 natangiye entertainment 2019 2019 so you are still younger so but go ahead journalist okay uyu nguyu turi kumwe rero katuba duhere ku rwa hano hafi hino uyu nguyu bamwita mama w'abapape ni icyamamare bamwita G mama w'abapape nabirenze yego akinwe umva yashatse arabatizwa yashaka akabyihorera urumva G ariko mama w'abapape abona amazina yawe bwite nayaye amazina yanjye bwite se wiswe n'ababyeyi ariko ubundi mukunda kuba none se ubu ngubu nje muri Yorodani mani cyo ntabwo naje ko batizwa bakintu reka abe wibwira ngiye bwira bora bagukurikiye pasiteri nyine nawe se ntabwo ko nitwa mama w'abapape ari ndi mushaka baji ariko mama w'abapape ushobora gusanga ufite izina rimwe ryamwe ya kera cyane rimwe rifite nka metero 2 none se uburane bukabana ndi wa kera cyane ku buryo mfite metero 2 none ko tarevuga ariko
nzarigura pasiteri nijya kubatizwa urumva okay bikurangaza bamunzira hanyuma reka twikorera ikiganiro inyogoye twatwikorera ikiganiro barabareke barada bashaka kugusindisha bafite urwagwa ku ruhande yakabonye kagwa se yewe rwose urumva nari nkumbuye urwagwa rwo mu cyaro urumva nari nkumbuye urwagwa rwo mu cyaro urumva kuko Kigali tunywaga za mitsingi tunywaga za rikeri ariko akago ko mu cyaro rwose nari ngakumbuye mumbare munyihanganire ve hano Nyabihu rwose nkagotome mumbare cyane iyi ni rero nawe turabonda kanywaga niko nanje ninywera turamwakiriye nanje akundaga yaka uretse katubaze dukora akazi hanyuma inyogoye umeze neza ni neza wambaye isengera aka kanya ni mu mbeho abantu bagize Nyabihu barabizi haba imbeho yahatari wowe urumva umeze utaka kanya nje buno ndikumva ari ibintu bisanzwe burana n'imvura iguye y'imvura iguye buno ndi kugenda mpita nkuramo kagenda ndi kunyagirwa umubiri gose urumva ubu nta mbeho rwose umeze neza ni neza okay turakwakira nawe nanone kuri Iris TV nkubwira ngo umustar biteye akana umustar ukomeye cyane nkuko yabivuze amaze 2 years kuzamura imyaka 2 kuzamura mama wa papa tumenye cyane muri uyu mwaka wa 2021 wowe none tukumenye muri aya mezi makeya ashize urumva ko iyo ni mukuru wanyu Steve yaka mumenya ari gukora amabara wakenewe ari gukora amabara mvaye mama wa papa arimo arakora amabara bro hanze mbere cyane urumva by'umwihariko nyina w'abapampe ubu ngubu turi gukina muri filime imwe bita filime Gatarina by Mutoni Asia nkaba nifuza yuko mabuje yadufasha akazana n'inyogoye tukajya dukinana muri filime Gatarina ebana icyo nzi cyo gusa filime yaryoha cyane so ndabisaba Mutoni Asia ko yazana inyogoye muri filime yacu Gatarina icyifuzo kigere kuri Asia niba ari kubyumva nyogoye bagusabye ko waza gukina muri filime Kigali ewana kabisa nje nkigera Kigali nzaturikira hahandi bitaga ku giti cy'inyoni Nyabugo nimwe nzasandagurikira none nuturi kutarakina filime nubwo nakubwiye ngo nugera i Kigali ukishinga inzoga z'i Kigali nta minsi ibiri uzamara njye nari ngiye gupfa ko nari navuye mu cyaro ebana mfite ihamuka ry'inzoga nanyweye konyage amezi 2 bigeze aho nkajya nsomaho rimwe bana Imana yaravuze kubwinda yakunaniye jinywa gake ahubwo njye ari ikintu nshaka kubaza inyoko ngo nagera giti cy'inyoni azaturika urajya tuzajya isanduku ni ibyishimo ntabwo ari uguturika ngo nsandare nk'ikibombe uzaturika gute kubera ibyishimo byinshi ngize ubwangu ugiye kuzaduteze ntabwo ari uguturika nk'ikibombe reka iyo mvuze guturika ni ibyishimo biwaga mu muntu none se inyogoye yola Asia uramuzi Asia ntabwo buzi Asia Mutoni yakana mukubwire ni mabuja wacu niwe boss wacu niwe muyobozi wa filime Gatarina Asia uzamunyereka wawe ndi mwitagira amataruzini niwe Mutoni Asia niwe mabuja wacu umva n'abafana hariya bose bahise bamumenya yakinye nk'ina mico nanje nigeze kuyumvaho ntabwo ari nyina mico ni filime ariko gira amataruzini cyangwa Asia ntago ajya kunda umuntu ugorana nimukundana ni smart ni ibintu ni imbere cyane ntago hamagara uzajya uhita umwitaba niba ari telefone n'uyundi ngo munyitabire ni imbere cyane ntago ajya kunda zagazaga ngo munyitabire uwo muntu ukimenya ko turi Kigali ariko mani ariko Kigali ni nziza nje ndayikundaga cyane zabyumvise ese ubundi wenda bagusabiye gukina filime nona ubundi nyiri kuyisabirwa bwo uva wabasha gukina filime ubundi usibye kwivugira gusa wallahi ndi tayari ekase yakamwana singuyu se umva wakiniye erore njewe filime nakina waza urukumva yakasi uri kureba waza urukumbwira ngo ugiye kundasa ngomba gukwepa sasa urandashisha urukumva nkari boroka sibyo waza uje kunyiba nkagukwepa ngahita ngufatira mu gipangu nkagufata iyo filime wakina ni nyinshi none se baguhaye sene yo gukina uri gisambo uri kwiba
wayakitinga byari sene bigeze kuma byo gukina ndi kwiba mbeshya umukobwa ngo nurutse muri Afurika y'Epfo ngo ngiye kumuha akazi ngo mfite kampani runaka umukobwa turarana umukobwa amaze gusinzira ndabyuka mwiba agasakame yari afite mwiba n'ikariso n'isutiye ngisohoka gato kidogo umukobwa baramfashe abantu baraseka badaseka se ushobora kurara n'umukobwa ukabyuka ukamwiba ikariso n'isutiye none se wabararanye n'umukobwa ukamwiba inyogo ubundi uba uri mu rukundo yo ubi Kigali ni ubuhanga mana Ndabizi. nanjye ubu ngubu urabona ukuntu ngana gutya ngo mama w'abapampe ndinda ya kintu urigurisha gase none se nuzi utari niyo mpamvu yakayavuze ngo abona guwa sense nibyo uva nge n'ubu uzaza ufite ubwoba ukuvuga ngo sene yose baguhaye urayikina wakina uri indaya wakina uri umujura sene yose baguhaye ugomba kuyakitinga uko bayiguhaye wabyumvise wavuze ngo nagusamba ntabwo umugore kandi nuza tuzasambana nzaja mu ijuru ari sene ntabwo tuzasambana nose baguhaye sene yo kuzaza gukina uri indaya ngo kugira ngo wemere gukina muri iyo filime cyako se filime yo tuzayikina tuzasambana oya ntuzirere mwiza muri filime nyarwanda manze ngusobanurire ukurikira ibyo director akubwiye ko director niwe uri kudirectinga abakinnyi bose bakubwira ati wowe urakina gutya director wari dogita ari muganga ngo director ibyo akubwiye uburyo uri bukina yakubwira gukina n'indaya yakubwira gukina we uri kwiba nk'umujura byose ibyo akubwiye ubundi ukurikira gahunda za cameraman na director kameramani bari gukamera bakubwira ati aho uhagaze nabi wumva ibyo akubwiye na direct bagwaye sene uri gukina usambana wabyemera kandi tuzayikora ubwo wenda dushobora gukina filime mama w'abapampe turi ku gitanda ariko nta bintu twakora ntabyo ngewe nutabikora ntuzaze ngo dukine oya niba uzi ko tutazabikora ntituzakina ntabwo nabikora rwose agasene imeze gutya aha haba hasigaye iki nta kiba gisigaye wowe nyagasene wabishobora ibyo bintu uzabigenza cyakoze weho yaka nje nawe turi kubyina twabyina tugaturika nje nawe oya nta nabyina na mukobwa mu kirori wongere ku kuntu twabyina waje i Kigali byisa mama oya nabyina na yakaho twabyinana mani wapi nje nabyina reka nkwereke nongeye nk'umukomediye w'i Kigali hari agasene bashobora kuguhereza ngo wakitinge uri indaya wenda for example umukobwa kanwa wakitingira hano urebe wigize nk'indaya gira nk'akaraya ubwo si wabindaya gute ufite ubwanwa mani wabindaya gute hari umukobwa ugiraga ubwanwa ubusa ntabwo uriho ibyo nkubwira wakintu ariko nta mabere mfite ngewe uzayemera yaka reba yaka reba afite umumere sene afite isuna umumere sene akina agasene kamwe turebe tumuhe teste turane azabasha gukina muri Gatarina ugiye gukina agasene namara kurya azayamera numara kurya amabere azaza uri kumubwira utugambo tw'urukundo dusize wenda ubibwire ngewe mwegere umubwira utugambo tw'urukundo ako ndeba uri gutereta umukobwa mbese none se natereta umuntu ntararaza muri filime bana oya kanda tereta umuntu njewe ntarashira ku gitanda nta byashoboka ni filime ndi kubyumva urumva ko rero imitoma yanjye arye yamufata ugasanga ni fo ugasanga ndemeye nyine kandi ndafite gahunda mbabarira mwana mbabarira wala igira hino nkwereke reka bakwiteretere rero reka bakwiteretere okay tereta kabisa nantereta nawe ishyize ku isoko oya ntereta rwose nje nta mitoma mfite kamuterete ngewe ure umugore wanje yewe gawe asanzwe ndi kugutera imitoma kankwiyereye akarere reka kamwiterete kamuterete ure muriza mike
urebe uko Kigali reba batera filime kuntu bakora sha gora sheri ariko ni izina ry'Imana nk'umusheri wanjye kuko kuki wacyumbira twatugambo twisukari dusize isukari sheri bebe bisu kwa nkutana kabisu tumwe dusize isukari niba ngeze mu rugo bagashyiranga kazane sheri ni izina ry'Imana niyo mpamvu ngukunda wabibona impamvu ya Karero ari gutereta nta mugore afite ariko ngo afite umugabo n'umubyeyi tagira ngo ese ko niritaga mabuje kandi ari mabuje no gushutinga ntabwo bari byo nyako nyokobuje se afite umugabo turi gutanga inyigisho afite umugabo afite umugabo nyokobuje okay ariko afite umugabo twangiye mufite bakantereta nkembe uramufite ndamugira ariko nibyo kandi nawe uzantereta ndabireba kandi nabibonye oya nzagushingira nzashingira umuhungu wawe oya nje ntabwo ntanjya ntereta kabisa iyo ugiye gukina filime urirekura ntabwo uvuga ati ngo umugore wawe ngo arakureba na mwegera inyuma gato ngo umugore wawe ngo arakureba nabi ngo arabirakarira uba uri mu kazi kuko uba uri buhembwe nose ko twebwe dukina n'abagore bafite abagabo bafite n'ingo twakitinga turi gukina nubwo filime nyarwanda tuba turi gutanga inyigisho ntabwo ari uko nta kazi kariye kuko niko buhemberwa ntabwo ari ukuvuga ngo wenda nose nuzana amafaranga wakinnye uri gutereta nk'uyu ukazana amafaranga umugore wawe ntabwo uzakwakira neza uzaba uzanye umusaruro so akazi ka filime rero ni akazi nk'akandi ko natwe niko turira ubundi iyo tuje mu kazi ntabwo inyogo ni amafra wa kintu iyo tuje mu kazi ingo nyina mama w'abapampe urumva njyewe ni mama wa papa urabe nese irabizi urumva nta kuvuga ngo umugabo wanjye arandeba umwana arandeba ngo umugore arandeba ngo ugenda mu bundi ibyo ngibyo urabwo uti bye bye uti ni mu kazi mwabona akagera iwe nta nubwo turi kumwe oya nk'uyu yamaze kwakira kwiga mu mahanga yamaze gukina ntabwo ari ngo iyo turi gukina ntabwo ndamurungura mama wawe wagireka kunyica amagara ganje wareka kuyasesekaza umera nk'ugiye kwiga mu mahanga si ugiye kwiga mu mahanga uravuga ngo muzakinde batazagira ugikoraho iyo ageze iwe agahaha akagurira n'umugabo we ugiye kwiga mu mahanga umugabo we ntabwo yishima ubwira abaturanyi ngo muzakinde batazagira ugikoraho igihugu ngo ndayijyanye ngo nzayigarura uko nayijyanye igihugu mboro cyangwa ego mana yaremye abantu ariko ni mama w'abapampe koko ewe garukara wampaye kajya wiga uba wagiye uki jya wumva rero ariko mabuja uratinyutse urayivuze reka mpamagara abapasiteri n'abavugabutumwa dusenge abari inyarwanda shitani itaba yaduteye mabuja urayivuze ko si inyarwanda se mvuze ari icyongereza kirimo abavuze wenda nk'ikilatini ariko nawe bari gushyiramo sirenge wenda ukavuga wenda muri za sirenge kabanda wenda akavuga n'ipoto akavuga ipoto ariko muyita wapi cyangwa se agafata n'itiyo ego mama w'abapampe ngo arangica mu maga uyivuze mu zina izina ry'uko imana yabiremye iwanyu muyita ngo nanjye mvuga agasirenge bavuga ngo ukimara amafaranga ikitubanya ikitubabaza amagara ganje no kugavuga bija bincanga reka ntabwo mbizi ni ikinyarwanda kitabaho ego mama w'abapampe rwose none se mbwiza ukuri nyogoye inyogoye mbwiza ukuri vuga tuyisengere tuyisengere tugiye gusengera inki imana kugira itubabarire none se mbwiza ukuri aba bantu babonye gute mbwiza ukuri nje nabonye ari ab'i Kigali kandi koko ni ab'i Kigali kuza Kigali uyu mutarama we barambwiye atuye ahantu bita ku Gisozi weho ku Gisozi uyu se uyu nguyu bakubwiye ngo mama w'abapampe we wallahi nibwo bwa mbere nakubona ariko yakabona ubwa kabiri mubonye ariko urumiwe
abaga urumi gusugwa n'abamama b'abapampe byo byonyine abari wanene ibyo bari wane musuhuza ariko by'ikigali uyigisubiza gutya ariko hakina aranacuruzaga n'umusura izi ntago zizi Juzikoza izikoreke uzana ariko gifata gutya gikora gutya unkurura gutya uzana nkegera ntago zaza okay inyogo ye wabera ubonye abantu bakwemeje bya bintu bya by'ubuturage by'unyacyaro bigushizemo ngiye kuba umunyamugi icyaro ngiye kukireka inyogo yo ibyo ntabwo wabyemeye wambwiye ko subira mariko bya bintu wambwiye ngomba gutereta ariko wapi ntabwo natereta mfite umugore ariko reka nkubwire ijyahine oya namfata jumfata kwa kudi oya wimame koro magurya kubera uri mama w'abapampe rega bugiye uri mama w'abapampe uba warabyaye abapampe man jungoza nubona ko utangiye kubimenya fata ku mafuta biri kuvuga ngo iki bivuze ngo iki iyi ngiyi bayita iramutse y'urukundo babizemera by'umwihariko ndabanza bizashoboka nshimira by'umwihariko ingabo za RDF nshimira Grafrere bita Gasana muri RDF akorera hano Kicukiro nshimira nabaza umwanya wo gusuhuza yakanje nshimira n'abamotari muri rusange kuko hari igihe naza kwibagirwa tukarangira ikiganiro ntavuze ku bamotari ndetse n'abasirikare nshimira n'indaya zose muri rusange yaka aha abantu bataza kugira ngo nanone ngongeye wanywebye dore n'urwago nkweho gakeya hanyuma mama papa yego rat mbere cyane uyu mugabo bita inyogo ye wamubonye gute uyu mugabo inyogo ye se namubonye ni umupapa ariko ibyo namuhannye yabyumvisha inyogo ngiye mama papa nongera gufata imodoka yanjye nkaza ina muri Huye Nyabihu nkongera kuza gushaka iwawe ukaguma umbwira ngo ngwino ngera mu rugo umbwira ngo subira inyuma simpari do ibi babyita waraye tuzahita tugusiba muri filime ariko iyo usuye umuntu ukamubwira ati nsanga ni mpaka keretse uhageze nyine ko nagaciyeho nabirenze okay yanjye rero we avuze uko yakubonye ufite uko yakubonye noneho ugiye kumbwira umwe ku wundi wowe mama w'amapampe wamubonye gute nje mama pampe namubonye ari umuntu w'umubyeyi ufite n'abana bivuga ngo ni umuntu w'umubyeyi rwose ibyo gusa hanyuma mwongeye guhura ku nshuro ya kabiri n'umusitari ariko ubundi inshuro ya kabiri nahuye na yaka n'ubwa kabiri muhuye noneho ubu yisetse yikina icara kuba baje tugafata urugendo bakava i Kigali abasitari bakurengeje izina bose uburyo bivugaho iki njewe kuba baje yakayavuze ko amaze imyaka 3 ari gukora komedi mama w'abapampe nawe akaba bahereza ku mirongo mbere cyane ewana njewe naturitse nashwanyaguritse nkanje inyogoye Sunny you boy ubu naturitse yakabona inyogoye dore none uyu munsi wo yisetse ni muzima ni mutaraga nta nzoga yanyweye pe ibushize ni urwagwa ruba rurimo amazi nta nubwo yasinda urwagwa ruvangagamo amazi nta nubwo yanywa icupa 10 ugira unywa ngo gaturika rwose mvagangamo nguvu ushyiramo nguvu iyi kugira nsinde uruguruswagamo nguvu bizakwica rega ndi umukristo n'umurokore urunguru ruvaga muri fungira hasi kure cyane urukwerekeza iyo za rugera none wawe nta rutoki ugira reba nubona n'insinu nshinzoga niyo mpamvu uri kuri ngewe nkubwire rero impamvu nge nkunda urwagwa ngewe mama yarapfuye ariko mama yacuruzaga urwagwa natangiye kunywa urwagwa mfite umwaka n'igice mama ametse mu mugongo yarasomaga nanjye akamiriza n'abarimu banyigishaga muri primaire bazaga kunywera iwacu mama yacuruzaga urwagwa twengaga 600 ya buri munsi ko twaranguzaga urundi rutaze ruri gushya ubwo rero kumbwira impamvu ngewe nkwe urwagwa ku Kigali ntabwo apfa kuntu urwagwa Kigali tunga za mitsingi na za Henikeni ziranzoga zihenze z'abakiri
n'amavu nari nkumbuye akagwa rero umusore sinayikuza njyewe mama wa pa hanyuma tugeze hano ku cyaro Nyabihu ese ari ibintu wakunze inaha ariko reka mbabwire ikintu ngiye baza kubwira abapape banjye muzaba star iyo nta mustar nago nari kuzagera Nyabihu mbega uburyohe hano harimo ubuki wakinwe uzi nageze Nyabihu abantu nahabonye barasobanutse cyo kora banatwegereye batuba hafi ariko muzaba star nicyo cyambere mbasaba Nyabihu sha ari umuyaga ari imbeho hari urwaga ibintu byose biraheze hararyoshye nahatura ariko buryo nabonye hari amafra haba amafra nzayizanira ubwo bose nzabagura ninza ko nzabagura G muzabyemera G icyo uzatwara abagabo babandi uzagira nawe uri umustar abagabo babandi se nzakumva narebeje nzabatwara bose nzatwara abazemera murahari sha ari umugabo do nguriya wambaye ingofero uriya wa uricyo uzemera rero ariko ariko hari ikibazo nari mfite mwa bagabo hari ikibazo nari mfite kubera iyi mbeho ya hano abagabo ba hano buriya mushoboraga gutera akabariro niko bazi inyugo yenda kwegereye mubaze buriya iyi mbeho koko buriya ngewe buriya wibaza abagabo bari hano ku ruhande ushobora no guhura n'umugore hano mwaya masaha rwose kubera imbeho iri hano nika nahagurukira cyamu bazi inyugo ye bimeze bite iyo ngingo urayivuga iki murababaruraga neza uvuze ngo ngewe ndikubwira ngo hano Nyabihu ntabwo nashobora gutera akabariro rwose n'imbeho ya hano akabariro nagaki kubaka urugo mwese ntabwo uzi kubaka urugo uruzitiro rwo twubakishaga imigano urumva twubakaga urugo tukaruzitira tugashyiramo imyugariro bivuga ngo nta n'imbwa yabona aho inyura none se inyogoye kuki washatse umugore impamvu nashatse umugore ko ari kugira twubaka urugo rukomere urugo bakagute ni ukubyara abana Imana yaduha n'umugisha tukagira n'amafra umugani wa mama wa pampe amafro Imana yaduha amafro ewana twamamara tu ariko akabariro ntago kazi inyogo akabariro se ewana ntabwo nkazi genzi ko ari uruzitiro tu waretse nkakakwigisha kambwire tu nozi Kigali nkakwigisha nonaha oya usakambwira ari nce nawe ubundi ushaka gateruye rangaha umanuka uri gutera metero uyu hano utera metero ugafata indi ukamanuka gutya ugafata 2 ugafata 3 ugenda gutya ugafata 5 wabonye gutera akabariro ukagera gatera zingahe bakakumara ubundi ushatse utera hano ukagarukira we mama w'abapape we mama w'abapape nande sibagatereraga ugenda utera imbariro bundi ugeze hari haruba rukomeye 1 2 3 besi ni hano iyo harura bararo bitarukomera komana yaremye abantu tera nawe turebe turebe ariko ndebe nureba rega naga amasomo yajya gusa 2 3 kaguyemo akabariro rero none se urakamenya ubwo uru nurugo ruzengurutse inzu none se niyo rurazungurutse oya ari umwenge wapi aho rurazungurutse urubakaga inzu ikazengurukwa n'urugo waje kujya mu gafunga arasa ubu nagufunze utaraca mu gikari wongere hirya mu byumba mu byumba urahazi mama wa papa ubundi buri uzamukumburara mama wa pasi uri kureba mama wa pampe akabariro rwose ni urugo ruzitije inzu yawe ubamo ngewe ibyo umbwira byose uko nakubwiye uzarwubaka ni uko nguko niba hari ibindi icyo twashaka kuvuga rero akabariro tuvuga mwa bagabo mwe cyane cyane nk'aba bafite abadamu i Kigali iyo umaze iminsi 2 nta kintu ubwira umugore kuri biriya gahunda y'umushuka
umugore aragucomoka rwose mwa bantu mwe abaturage babizi mujye mugerageza wenda niba wanyweye icupa ukananirwa umunsi umwe ariko wa kabiri ugerageze kandi buriya mu gitondo saa 11 ukajya urenza imbaraga eshatu mwabagabo mwe mugerageze aka mu gitondo madamu wawe akabona baragakunda cyane amagambo yashize noneho wapi aka mu gitondo ari kuvuga se nagake Chiko ndi kumva ngo ka mu gitondo ka saa 11 ngo abagabo ntibazaje bakibagirwa nagake oya buriya umugore wawe iyo wamuhe ntabwo aragupfukamura nakabariro bayi bavuga nakabariro ka saa 11 kwa kundi buriya abyukana akanyamuneza madamu wawe ari kugutekera ari guseka neza ariko iyo utamuhaye aka mu gitondo abyukana umushiha nibwo ubona atambutse mu Kigali yabona na teremusi akayisitara akayimenera ubwenge abafite umushiha iyo utamuhaye kasubuye katondo muri saa 11 akabariro bahita subuye Rwanda subuye Rwanda muri subuye Rwanda ubundi ugira radio ugira radio gutangana Rwanda nziza akabariro batangiye kuvuga igihugu cyatubyaye kandi uzi ko igihugu ari abantu akabariro cyakoze uvuze kubaka urugo byo jo iyo utangiye kuririmba igihugu cyatubyaye kandi igihugu cyatubyaye ni abantu jya umenya ikintu bashaka kugukangura u Rwanda rwatubyaye ugomba gutangira akazi wabyumvise urumiwe none nanjye numiwe nuko bimeze wakiriwe urumva uvuze ngo umugore ugomba kumwubakira rero hano rero buriya barakoroheye uraza ukiryamira ejo ukabyuka ukigendera ukaza ukiryamira bamushyiriye nk'imiyaga ariko shaha Kigali sibyo wabikora kuwe mugore ko mutambara na kabiri none ngewe ubu maze gutuma abagore benshi Kigali ariko barananiye ngo ntabwo nzi gukora umuti rwose abagore b'i Kigali bafite ubushyuhe yemera icyaha kare ubu ngwaye wamvu none waba ufite agakoresho gatoya nkanjye hano wamumara na kabiri se none sukora umuti abashaka babandi bafite ibikoresho bimeze bimeze ute ibikoresho byo mu gitanda gusa ibikoresho byo mu buriri ntabwo biza ariko hanyuma inyogoye yola ese urabizi ko umaze kuba umusitari reka ntabyo nzi uyu wenda muzi yaka nawe narakubonye none turabaki utuntu mwagiye mukina turabakize wasanze turabaki muri abasitari turabasitari ndashaka ese ubu niyo muntu uvuze ngo umuntu umusitari uyu muntu ari umusitari wumva ari umuntu umeze gute umusitari ni umuntu ufite imodoka inzu nziza amafra mugani wa mama wa bapape uwo niwe musitari rwose njyewe narabimbwiraga nkumva ni ubu ntabwo uraba umusitari kuko reka njyewe narabimbwira nkumva bitanari byo amafaranga ufite bano baturage kino shaka kuvuga rero mvuga kubyerekeranye n'abakobwa ariko yakamunsi ko abakobwa bibandaho cyane kubera ko ni bashiki bacu baravuga ngo ubwiza bw'imbwa ntiwibuza kurya amabyi ushobora kuba umukobwa mwiza cyane ariko ubwiza bwawe ukabutesha agaciro ukiyandarika ukajya ugenda aho ugeze hose ukagarama aho ugeze hose ukagarama so ntukitwaze ngo nukuri umukobwa mwiza wenda w'inzobe ngo kubera ko udusore two muri quartier tuvuye i Kigali ndabwira abakobwa bo mu cyaro ko ushobora kubona agasore kavuye i Kigali ngo nuzango bavuye i Kigali kwaza ukamwibambazaho akaba gutikurinda vuba vuba so ndabwira rero bashiki banjye bo mu cyaro rwose bwo kujya ukurikirana agatipe ngo nuko kavuye i Kigali ngo niba kubwira ngo ryama ngo uhite ukura muri karisi mwa bakobwa mwe rwose muri bashiki bacu mukomezanye umuco wo mu cyaro kandi mwihagarareho nyogoye nawe gira message uhereza abakobwa especially cyangwa se by'umwihariko njye message nahereza abahungu n'abakobwa mu karere kacu cyane ka Nyabihu iwana bakomeze birindi
abahungu birinda abakobwa n'abakobwa birinda abahungu. Yere kumushikisha kuko yakawe yavuze ngo afite n'indazi ya desi yabashira ku murongo umwe yinjira undi asohoka. Ibyo yavuze ntagira unabyumva, ahubwo batekereza amagambo yakayavuze bayagendereho, bakomeze birinde igihugu cyacu cy'u Rwanda kere kubamo sida. Tuzagira inka, tugire n'ikaragiro. Singira ikaragiro hano ku Mukamira se hari uruganda rw'amata. Hari umwana wo muri primaire hano sinjaga kumva mu gitondo kare ngo babana bafite imyaka 2 baze babe ku mavuta bakabaha amata. Hari igihe byabaga buri cyumweru iminsi 3 kabona bamupakaye itije zisabune bakamupakara no ku mavuta ku mata agaturika. Mwana ugasanga yayaze yaturitse. Ibyo byose ni ukubera u Rwanda bose babikora nibazima bafite ubuzima bushe butarimo sida butarimo ngwaje rwose. Nibyo mugira abaganga bapima sida rwose. nisiko mutabatuzani Buno nta nubwo bagipima amaraso menshi. mupima ngana iki? Buno bapimaga hano ngo agashira akagira ngo agashira hano ku kantu ngo akadondi. Ubu hano barimo Barahari. Ubu hano barimo Hano ntabo bari ku bitaro. Ibitaro byarakurikana gona hano. Hari igihe ubonaga agahungu gaturutse Kigali ukagira kaje kikweze kambaye neza wakavuye i Kigali kandi wenda gakoraga muri wese amagarage ga rero akabona kaje kambaye neza udufime cyo gushesheje. Urumva so mwabakobwa mwitondere duhungu tw'i Kigali dutuye hano uko ari agahungu kavuye i Kigali kaje kubabinda mwebwe kavuga ati ningeramo cyane umwana wo kwa runaka kandi umwana babindaga kugira atinyaho. Reba none ko ufite ubwenge umuhungu akaza akakubinda umugani wa yaka nese kubinda kwe kubinda no kugira gutenya ngo ni umwana batwikiraga urutambaro ruzengurutse kuca rukaza rukazenguruka ku buryo naje kunya aranyamo. Urukumva none reba ko ufite ubwenge bakakubinda ntabwo ari byo ukanyama. Ego mukobwa babindaga kuze we ibyo ntibibaho mu Rwanda rwacu. none se kandi nibyo bita pampase. Pampase urayizi? Ipamba zambaraga b'i Kigali. Hano ni igitambaro bitaga ajya batica iki icahi. Bafataga igitenge gishaje Munyuza hese banyuzaga bakazirikira none se kikazenguruka babinda nibyo bita kubinda. Okay. Ujye ubikora se ku mwana wawe niba umufite. So by'umwihariko ndashimira abakunzi ba Yakamwana abafanazi, shimira n'abakunzi ba Iris TV, subscribe comment kuri Yakamwana. Ninyogoye kontre nyina w'abapeple ngana keye nuko ngenda murabizi na Keina Ngayi kubanga teto wao Sepil Sabino n'abari muri Zaire ndabakunda cyane. Asante sana yaka akabaciyeho dusigaranye n'aba tugiye gusoza n'ubundi mbemeze nabi banyuranyeze mani kabisa. Turikugana ku musozo umva mbabwire G nkanye mama pape mugewe imbeho yanyabiranyishe ni nyaganyagene negere mu mujya amatara ariko akanda sibyo munyamugizi ntabwo akunda cyane. Ubwo romba hano ni imbeho nyinshi ngo ngiye rwose hano ndabona iki kugira ngo murwanye imbeho hano ubundi haraduteka icayi cy'amajani. Urabona uruganda rw'icayi aranyabihu barazana amajani bakagiteka bagashiramo isukari bakavanga n'amata bagashiramo isukari nyinshi cyangwa se mu karo bagahita bahereza abaturage ufite senkano ufite ijana kanywa itasi agahita shuha. Okay, gira icyo ubwira abashyitsi umunsi nakuzaniye ari we Yakana mama wa Pampe ubundi dusoza ikiganiro. Ikintu nabwira mama wa Pampe na Yakamwana mwakoze kuza kuva i Kigali muza muri Nyabihu ni urugendo runini cyane. Kuba mwaje kureba Isa New Boy Inyogoye
ndishimye cyane guhura n'umumeri nk'uyu nguyu mama w'abasani mama w'abapape mama w'abapampe ni ibintu byiza kubona yakaye ucamamare waje kureba inyohwe ni ibintu byiza ndishimye ndagenda umaya akabezo ngewe niko nategereje ndagusoma ku kiganza unuje usome ku kibuno ariko ureba hano kama naha shaka ndagusoma hano ku kiganza naha kiganza suburi Yesu ni hano niba ara nago rwose naha kano ko ndakaguha oya soma Yesu atanga cyangwa hano ntabwo byashoboka arimo barakugora nare igendere ma turi kumwe musani zadukumbure mama wa pampe nzabakumbura ngogire ijambo rimwe cyangwa se message usiguhaye inyoguye ubundi twisoreze yola meshe nago rero no kubitafu nk'iji nkuko bisanzwe uri kuvuga ngo nagura umusitari kandi uriwe ntabwo ndiwe none subi hari undi muntu utunze imodoka uretse iyi modoka ni yawe ubu ngubu kuko ni kuko niwe yaje kureba wakira yifite nyirayo rwose ni udushatse n'ubu twanayigwa twigendera erega umuntu agira abantu bamukunda babashitsi bakamusura hari n'uwaza afite n'indege ariko ntabwo aba ari yanje ubwo rero jya wemera kuri umusitari utazajya udupfobya amanya sibyo ntabwo tujya kureba abasivili batari abasitari cyane urumva ci tubifatanyije ni abafana bacu turabakunda nabo bakadukunda ariko tujya ahantu ari umusitari we tujya gushaka wabyumvise Nyabihu reba bahatuye abantu benshi uburyo wakoze izina uje gushakwamo uri umuntu umwe sibyo mbeho yadukubise imvura yatunyagiye reba umuvumbu uraguze kubera wowe ntuzongeye ujya uvuga kuri umusitari ahantu hose twandika izina ryushye sibyo ji reba gura muvumbi gwatwikiye umusozi suri kureba ndumva nasoza nshimira abanyarwanda nshimira abanyamahanga bose ko batubona mbizi abadiaspora inyogoye abadiaspora badukurikirana kabisa turabakunda cyane abaki abadiaspora turabemera abo ngabo baba bari he mu bihugu by'i Buraya nabari bande abari abazungu ko bita abari abanyarwanda bagiye mu bigo byo hanze nibyo abanyarwanda bari mu gihugu cyo hanze turabakunda cyane n'abajyama bacu ndi hamwe na mama w'abapampi n'amaniga yacu ngiye masoza nk'iji mwabira nibyo yes turashoje rero kanshimire mama wa pampe nshimire yaka uri hano nshimire inyogoye mwese mwakoze cyane ku kiganiro twagize ni entertainment no kugira ngo dusurutse abantu tunezerwe twishime tunezerwe kubw'umunsi mwiza Imana baduhaye you never know tomorrow ejo naguzi ko zabimeze burya nyuma y'akazi ugomba kwicara ukaruhuka mu mutwe Nyogoye turagiye rwose Kigali umuguzenguruka mwabeza dusatsa turabifuriza umwaka mushya muhire wa nukuri na Noheli nziza nukuri dushaje umwaka sha dushaje umwaka we tuzanyeganyega dushimira Imana urumva abapape banjye nabaye hanze bose tugomba gusoza umwaka tunezerewe none umwaka urangiye mbaye n'umusitari ibyo sinezi ko nzabigeraho ariko Uwiteka arabikoze amen birabaye okay birabaye reka tubashimire mwese mwadukurikiye ni Jado twishime wayoboye ikiganiro ni Iris TV mwakurikiye ko kino kiganiro mukoze mu kandi subscribe muri benshi kugira ngo twagure umuryango ube munini inyogoye bye 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 nibyo